Yesu n'urugero rwiza rushima imuhira hirwa urukundo byose biba amahoro urukundo turagushimye data wera mukiza wacu tugushimiye kugira neza kwawe data niko kwabanye ubugingo bwacu ari twabaraha ndetse n'abandi duhuriye kuri uyu murongo icyatubashije kuba turanga nuko tugihumeka umwuka w'abazima kandi data niwe wadutije turabigushimiye ngo uhere gucyubahiro mukiza mwiza rero tuje imbere y'ubwiza bwawe turi abanyabyaha tugusabye kugira ngo wirengagize ibicumuro byacu
amaraso umwana wawe yashashe ku musaraba yatwejeshe maze amazina yacu yandike mu gitabo cy'ubugingo. Mukiza mwiza rero tuje kugira ngo twige, tugusabye kwikiranura nawe, kandi data tugusabye kugira ngo ari amagambo tugiye kubwirwa umwuka wera waduhayeho isezerano kugira ngo aze mu mitima yacu abe ari utwigisha kandi adusobanurire. Tukwishyize mu biganza kandi data turakwiragije, gahunda zose tuzigusize imbere, ukomeze kutubana ndetse no kuturinda, tubikwambaje mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Umugisha ukomeye cyane kubona abantu bongeye guterana bangana batya, ngira ngo ni ibintu bidasanzwe tutari duherutse. Ari abakunda Imana ngira ngo bari babikumbuye, abadafite urukundo kuri yo ubu ngira ngo byamaze kuzima muri bo. Ni umugisha ukomeye rero cyane kubona duteranye, twari dukumburanye, ngira ngo twese turamukanye mu izina rya Yesu. Kandi ari twe n'abari ku murongo batwumva, ngira ngo nabo turabashuhuje. Ni umugisha nanone. Ikindi twashima ni ikoranabuhanga, twagize amahirwe y'abarizi bakaba babasha kuduhuza, ngira ngo igihe cyose duhora twiga tugira ukuntu ushaka kwiga ntabwo yigeze ahera mu bwigunge. Niyo mpamvu rero dusengere mu mitima kugira ngo ijambo tugiye kwiga ridufashe. Duhora dukeneye, uko muzi umuntu ahora akeneye kurya, ukaba ukeneye kunywa, ngira ngo ibi niko tugomba guhora tubisonzeye. Usibye ko hari abantu babifashe nk'ibintu by'imikino, mbese babigira nk'ibintu by'umuhango, ariko tureke kubifata nk'umuhango, ahubwo tumenye ko ari ibyo kurya bishobora kudutunga mu buryo butagaragara. Dufite amagambo menshi muri Bibiliya agenda abidusobanurira kandi arushaho kutwubaka. Ngira ngo ntabwo nigeze mbibwira, wenda bari hano benshi baranzi, ariko abari ku murongo ntabwo bazi. Gusa mupenzi yari yamvuze, amazina yanjye nitwa Semasaka, ya kabiri ni Samuel, sinzi niba hari abarizi. Hano niho ducumbitse, ikizwi twese nuko iwacu ari hehe, ni mu ijuru. Ubu rero tugiye kwiga, ni umwanya wo kwiga. Kwiga ni ugusangira ibitekerezo kugira ngo turebe icyatwungura mu buryo bw'umwuka. Siko bimeze? Kandi ndumva ko buri wese hano arishimye. Ikintu nababwira, mureke dusengere mu mitima cyane. Ikintu nabibutsa Abisirayeli, ngira ngo mu minsi kubaho twagiye duhurira ku murongo, hari icyigisho nigeze kubigisha cy'uburyo ubuturo bwera Abisirayeli ngiyo bajyaga gutamba igitambo. Murabizi ko ubundi tugitamba ibitambo byo kujya kubaga intama, ibimasa ndetse n'ihene. Ubu igitambo dutamba ni iki ngiki, nicyo kiduhuza n'Imana. Ngo ku munsi tariki 10 ukwezi kwa karindwi buri mwaka Abisirayeli muzi ko bahuriraga i Yerusalemu, ariko uwo munsi ngo Umwisirayeli wese yibabazaga ku mutima kugira ngo abashe kwiyunga n'Imana, ababarirwe bya byaha. Niyo mpamvu rero natwe uyu munsi twakagombye kwibabaza imitima, ukumva urugendo wagenze kuva mu nkambi kugera hano ni rurerure, we kuba rwapfuye ubusa, hagire icyahinduka. Gusa ko ikigaragara nuko harimo inyota, kandi abashaka Imana ntabwo bazigera bayibura. Ikintu nabibutsa ngo iyo baje gutamba, nk'umuntu wabaga adafite igitambo, ngo yirukanga ku numa ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri namwe mutekereze n'umukundi igenda, ngira ngo hari irusha izindi nyoni zose kwiruka. Ariko ngo kubera umuhati yabaga yagendanye, afite n'umutima Imana yamubonanaga wo kwizera no kwiringira ko ari bubone igitambo kimubabarira ibyaha, ngo maze Imana igahagarika inuma akabona igitambo kugira ngo ababarirwe bya byaha. Ubu rero uwo mutima w'ubushake, uwo mutima wo gukunda kumva kubabarirwa n'Imana, uyu munsi mureke buri wese awurarike. Twagiye twiga ibyigisho byinshi bitubwira uburyo umubibyi yagiye asohora imbuto, zimwe ngo zikagwa gukara, izindi zikagwa hehe. Ariko icyo nifuza nuko hano nta numwe izo mbuto zishobora kuza kugwa hehe, kukara, cyangwa se ngo zitoragurwe n'inyoni, cyangwa se ngo zizanirwe n'amagwa. Ahubwo mureke dusabire kugira ngo ijambo ry'Imana rije rikomeza kutwubaka ndetse no kuduhindura. Ubu rero icyigisho dushaka kwiga ni icyigisho bivuga ngo urugo nk'ishuri ryo kwitorezamo. Kandi icyo gihe tugezemo, tugeze mu gihe cyo kwitoreza mu rugo. Hari ibintu batubwiraga ngo ijambo ry'Imana rige tuzarikenera turibure, ariko ngira ngo uyu munsi mwatangiye kubibona, kandi bitaraza biri inyuma. Iyo urebye ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo uko bigenda bikurikirana, ibintu bizajya bigenda birushaho kuba bibi.
ubu rero kitaraza kiri inyuma ntabwo tuzi kizaza nyuma, gusa ko ngo ku bana b'Imana bazaba barize neza, ngo ibyo ntabwo bizabatungura, ngo bazajya bibona bavivure. Urimo murabyumva? Bizajya bituma bavivura, bavuga ati iki kiratambutse. Ariko cyane cyane ikintu bazaba basabira no kugira ngo ibyaha byabo bavuga ati se aho ibyaha byacu Imana ishobora kubitubabarira. Muza abantu muri bibiri bagiye bashengurwa n'ibyaha byabo babaga bakoze. Natwe uyu munsi tugeze igihe cyo gushengurwa n'ibyaha. Abisirayeli bakija barimo baji Kanani, hari isezerano Imana yari yarabahaye. Yari yarabahaye amategeko n'amabwiriza bagomba kugenderaho, irangije arababwira ati ibyo ni mu byitondera. Hari ikintu kizababaho. Iyo gakondo mugiye kujyamo. Aba bakikije bose muzabahindura, ndetse ku mugambi kubyo n'isi yose bagomba kuyigarurira. Ikindi cyari gihari ngo nuko nta ndwara yagomba kwegera ihema ryabo. Ibyo murabizi. Nuvuga ngo bari bafite amasezerano, icyitwa imigisha yose. Iyi migisha yose yagomba kubasesekara. Ariko ibiramambu nuko bageze abahagera bate. Bageze abo barateshuka. Abenshi bagenda bapfira mu mayira kubera kubura uko kwizera. Niyo mpamvu uyu munsi rero igicigisho ndashaka kugira ngo twige uburyo urugo rwaba nk'ishuri ryo kwitoreza, mbese no kwitoza bugira. Ubusanzwe aya masaha twagiraga gutandukana abakuze, abasore ndetse n'abana. Ariko noneho iyo duhuriye mu rugo, mbese bamwe babukwabo abandi bakabukwabo. Uyu munsi rero mubyumve nkaho bitureba twese. Twe kumva yuko ari iby'umugabo ari umugore, buriya mudahurije hamwe mu mufatanye ntacyo mushobora kugeraho. Nimwe murabyumva? Nuvuga ngo reka nze turebe uruhare rwa buri wese uri mu rugo kugira ngo twitoze mu buryo bw'umwuka, uburyo twasabana n'Imana. N'amasengesho. Kisomo ry'urufunguzo rero turasoma mu Gutega kwa kabiri igice cya 32 ku murongo wa 46. Gutega kwa kabiri igice cya 32. Itatu kabiri 46. Yose mbahamirije uyu munsi muzategekera abana banyu munsi kugira ngo bitondere muzategekesha abana banyu kugira ngo bitondere amategeko yose yayo mategeko bayumvire. Amategeko ntuza Mose yari amaze kubwira abo Bisirayeli, arangije arababwira ati bagende baze kwigisha abana babo kugira ngo bazige kugira ute kuyiyumvira ndetse no kuyitondera. Umurongo twahereye 45 n'uwa 46. Mose arangije kubabwira bose ayo magambo, arababwira ati mushyire imitima yanyu ku magambo yose mbahamirije uyu munsi. Ese uyu munsi Abisirayeli nimo bari kubwirwa? Uyu munsi nitwa turi kubwirwa. Aya magambo tumaze kubwirwa tuyashyireho umutima, mushyire imitima yanyu kubwaya. Mose arababwira ati bose Mose arangije kubwira Abisirayeli bose ayo magambo yose, arababwira ati mushyire imitima yanyu ku magambo yose mbahamirije uyu munsi. Muzategekera abana banyu muzategekera abana banyu kugira ngo bitondere amagambo yose y'amategeko bayumvire. Ubundi nta rundi rugero, nta n'ikindi kintu cyari kiro cyakiyoboye Abisirayeli, bari barabahaye amategeko, niyo yagomba kubabera umushorero mu mbatanwa mu buzima bari barimo mu butayu. Arangije rero arababwira ati aya magambo maze kubabwira bagende bayabwire abana babo kugira ngo bazagire bate, bazayumvire. Iyi gitabo cyitwa Umurimo wo Gukiza kuri page 395 hari ijambo batubwiye. Uburezi nyakuri ni ishuri ry'ivugabutumwa. Uburezi nyakuri ni ishuri ry'ivugabutumwa. Buri muhungu n'umukobwa w'Imana arahamagarirwa kuba umubwiriza butumwa. Buri muhungu n'umukobwa w'Imana barahamagarirwa kugira ute? Kuba ababwiriza butumwa. Turahamagarirwa umurimo w'Imana na bagenzi bacu, kandi intego y'uburezi ikwiye kuba iyo kudutegurira uyu murimo. Bavandi, uyu murimo ufite uburyo bwinshi bwo kuwukoramo.
ntabwo tuzavuga gusa, ahubwo hari n'ukuntu imibereho yacu igomba kuba yarahindutse. Niba batubwira ngo tugende tuyo kubwira abana bacu uburyo bagomba kwitondera amategeko Imana yabahaye cyangwa se yaduhaye kugira ngo bige kuyumvira. Iyo musomye muri Zaburi igice cya 79 niho bavuze iby'amateka y'Abisirayeli, uburyo umunyezaburi yabivuze. Hari ibintu Dawidi yavuze, aravuze ati ibi bintu tuzabibwira abana bacu, nabo bazabibwira bazavuka nabo bazabibwire abandi. Iki gitabo ni aya magambo yavuye ku paje umurimo wo gukiza, paje 395. Nanone turongera tujye gusoma muri Yohana igice cya 17 ku murongo wa 18. Yohana 17. Gusa ko mukomeze mutekereza uburyo urugo rwacu rugomba kuba ishuri ryo kugira ute, ryo kwitorezamo. Mu by'ukuri ngira ngo iki cyigisho cyaba kiziye igihe. Iki cyigisho kiziye igihe. Yohana igice cya 17 ku murongo wa 18. Haravuga ngo uko mwantumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi. Uko mwantumye mu isi nanjye niko ngize nte, niko nabatumye mu isi. Ariko murumva ko uku gutumwa kurahera hehe? Mu rugo. Kurahera iwacu mu rugo. Niba tujya kubwiriza hirya no hino ariko iwacu ntacyo tubigisha, ese ubwo butumwa buzaba bufite icyo buvuga? Ngira ngo muribuka mu migani ya Kristo ukuntu babwiraga Abisirayeli bavuga icya kiriya giti Yesu yaje gushaka, arangije asanga nta mbuto kandi cyarakuze cyarabaye inganzamarumbu. Arangije aravuga ati kiriya giti ntabwo cyari imbura mu mara, ahubwo cyari n'inkomyi. Kuba inkomyi muzi icyo bisobanuye? Ngo icyo giti cyari inganzamarumbu ku buryo ibiti byari bigikikije byose nta na kimwe cyabashaga kuzamuka. Ngira ngo iyo mugiye mukiga mu itoro rya 4 aho basobanura ukuntu bavuga ifarashi, iriya farashi yazamutse gajuka, batanga urugero bavuga ngo iyo ufashe urubuto rurukumera warangiza ukarutwikira ngo ruzarugajutse ntabwo ruba icyatsi kibisi. Niyo mpamvu rero biriya biti nabyo, niyo mpamvu kiriya giti kibibera intambamyi, niko twabyita. Bya biti nibwo icyo giti ngo ntabwo cyari imbura mu maro gusa, ahubwo cyari n'inkomyi. Icyo gihe rero tunaniwe gutoza abiwacu, ntabwo tubimbura mu maro, ahubwo tuba turi n'inkomyi kubagize dute, kuba dukikije. Niyo mpamvu mureke twige kandi dushishikaye kugira ngo turebe uko twahindura imigirire ndetse n'imikorero yo mu ngo zacu. Nanone dusome muri Matayo igice cya 20:27. Matayo igice cya 20 27 na 28. Haravuga ngo kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe aje abimbata yanyu, kandi uje ushaka kuba uw'imbere azabiki ajya bimbata. Kuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. No gutangira ubugingo bwe kuba incungu y'abagizwe bate ya benshi. Tugitangira kusomo twahereho byatubwiraga uburyo tugomba kwigisha abana bacu amategeko. Niyo mpamvu ntabwo tugomba gutegereza ko badukorera, ahubwo tugomba kubitangira. N'ubundi kuri cya gitabo umurimo wo gukiza kuri paje 395 na paje 396 mwumva ukuntu batubwiye. Iyi ntego gukorera Imana n'abagenzi bacu ikwiriye guhora mu mimerere y'ababyeyi b'abakristo ndetse n'abigisha. Iyo ntego yo gukorera abandi igomba kuba hehe? Igomba kuba mu mimerere y'ababyeyi b'abakristo ndetse n'abigisha. Ntabwo tuzi ngo umurongo ki abana bacu bashobora gukoreramo. Bashobora kumara ubuzima bwabo mu ruzitiro rw'urugo, bashobora kwitangira umurimo rusange w'ubuzima bwose, cyangwa se bakagenda nk'abigisha b'ubutumwa bwiza mu bihugu by'abanyamahanga. Ariko bose kimwe bahamagarirwa kuba abakozi b'Imana, abakozi bamamaza imbabazi ku bari mu isi. Abana n'urubyiruko bakwiriye guhabwa uburezi buzabafasha guhagararana na Yesu mu murimo uzira kutikunda. Bagomba gutozwa kugira gute
bakwiriye guhabwa uburezi buzabafasha guhagararana na Yesu mu murimo uzira kutikunda. Bavandi, tugeze igihe cyo kwiga ndetse no gukunda Imana. Ngura ngo ibindi biturangaza mu gihe tugezemo twari tukwiriye kubyirengagiza. Ndagira ngo mbibutse abo mu gihe cya Nowa. Mu gihe cya Nowa ubwo Imana ngo yari imaze kubona ibyaha bimaze kuzura isi, irangije ihita izibwira Nowa ati, kubera uburakari ndetse n'akababaro ngize, abisi mbahaye iminsi imyaka ingahe? 120. Hari ijambo bavugaga, hari agatabo gasobanura biriya byantuza ngo uko Nowa ngo yakubitaga inyundo yubaka inkubi, ngo wari umuburo ukomeye cyane wabwiraga wo mu gihe cye kugira ngo bitegure imvura izagwa. Mbabwije ukuri, ibi turimo tubona muri iki gihe, ibi turimo tubona, numva ngo isi yose, kubona icyorezo kiza igafata isi yose, abantu bose bagahera mu nzu bakabura n'umusohoka. Ibyo bintu mwigeze mubibona? Ngo ababizi handi mu gitabo nababwira cya Zaburi ati bazayibwira abana bazayibwira bazavuka. Ibi bizaba amateka, ibi bizaba amateka. Ariko icyo mbabwira cyo nuko tugomba kugira dute, nuko tugomba kwitegura, kandi mu kwitegura kwacu nuko abana dufite tugomba kubatoreza iwacu. Ngo bakwiriye guhabwa uburezi buzabafasha guhagararana na Yesu mu murimo uzira kutikunda. Kuri buri ruhande rwose ibishuko by'isi byo kwihugiraho no kwishakira ibinezeza bibakura mu nzira yerekana ko ku mpongano y'umwami kuba imibereho yabo izaba umugisha cyangwa umuvumo bishingira ku guhitamo bagira. Bishobora kubabera iki? Umugisha cyangwa iki? Nibyo nababwiraga bya Bisirayeli. Imana yari yarababwiye ugiye mu gice cya 28 cyo gutaha kwa kabiri, yari yarababwiye ku bantu bazumvira amategeko hari imigisha agomba kubazaho, n'abatazayumvira hari imivumo agomba kubagiraho. Aba bana rero nabo nitubatoza bakanga kwemera kugendera mu murimo guko Imana ibishaka cyangwa se amategeko Imana yabahaye, hari imivumo izabagira. Ariko nibemera kuyegenderamo, mbabwije ukuri yuko hari imigisha Imana yasezeranye. Kandi ikintu mbabwiye, Imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshye, nta nubwo yivuguruza. Uko yari iri igice cya 7 ku murongo wa 15 kandi duhere kwa 14. Iyi minsi mikuru igeze hagati, Yesu azamuka ajya mu rusengero arigisha. Abayuda baratangara bati, uyu yakuye hehe ubwenge kwatigishijwe? Yesu arangije ajya mu rusengero agira ati, yarakiri umwana, afata igitabo arangiza arigisha, barumirwa kubera ubwenge aragize ati. Natwe uyu munsi nidutoza abana bacu mu buryo bw'umwuka tuzasanga bagize ute? Atari injiji. Bavandi, biteye agahinda kandi birababaje umuntu kubaho atazi ibyo yizera, kandi ibyo yizera ngo abyigishe n'abana. Umuntu agashobora kukubaza ukajya hari mujye muri aba bana babayeho, mujya mubabona, ntabwo ushobora kumubaza ngo buri kintu gusobanura kumyizerera. Namwe bababyeyi rimwe n'ubwo waba utazi gusoma, ngira ngo dufite abantu benshi twagiye tubana batazi gusoma. Muzi uyu munsi ushobora kujya guhagara hari akigisha iteraniro nta hantu yafashe Bibiliya ngo yigishe. Mujye mugerageza rero ngo niyo wafata umurongo umwe igihe runaka ngo ushobora gukubaka kandi ukagira ute ukagukomeza. Noneho turaza gusoma hepfo n'ubunini muri cya gitabo umurimo wo gukiza paje 399 kugeza 400. Ngo Yesu yitaye ku burezi bwe bwo mu rugo. Nyina niwe wamubereye umwigisha muntu wa mbere. Niwe wamubereye iki? Umwigisha muntu wa mbere. Nimusubiza amaso inyuma mu myaka mikeya, nyina wa Mose yamureze. Murabizi uburyo yamureze, ngira ngo icyo cyigisho murakibuka. Ariko nimusubiza amaso inyuma mu ngere mu bitekereze. Yamureze ngira ngo kugera ku myaka ari 12 ngira ngo ntawe niba nibutse neza. Ariko muri iyo myaka yamureze yaramufashije mu myaka yose y'ubuzima bwe. Ngo yarahavuye ajya kwa Farawo, aragezeyo baramwigisha. Ngira ngo yamaze imyaka myinshi hafi 40. Abantu nk'abo ngira ngo muri iki gihe biga amashuri ameza cyo hari n'abapadiri nibo biga amashuri menshi. Ariko ngo amaze gukura kubera ibyo uburezi nyina yari yaramuhaye, ngo yanze kwitwa umuhungu w'umukobwa wande wa Farawo. Natwe dukeneye kurera abana bacu muri ubwo buryo.
umwana yava hano yaje bunaka akagenda agahagararira ndi agahagararira Kristo. Yesu rero nawe yitaye ku burezi bwe bwo mu rugo. Nyina niwe wamubereye umwigisha muntu wa mbere, niwe wamuhaye uburere bw'ibanze. Mu minwa ya nyina no mu mizingo y'abahanuzi niho yigiye ibintu byo mu ijuru. Murimo murabyumva? Mu minwa ya nyina no mu mizingo y'abahanuzi niho yigiye ibintu byo mu ijuru. Abigisha bo mu gihe cye bashakaga gutegekana icyubahiro bakoresheje ukwigaragaza no kwerekana ubukire. Aricyo tugiye tugezemo. Ubu abantu bose barimo barahanira gushaka icyabahesha agaciro mu buryo bw'umubiri. Yesu rero ngo nawe yaje muri icyo gihe, niyo mpamvu yavuze ngo we ntabwo yaje ashaka gukorerwa, ahubwo yaje aje gukorera abandi. Kuri ibyo byose rero imibereho ya Yesu yagaragaje ikinyuranyo. Uwo mwana yakuza kwiza imbaraga mu by'umwuka, yuzuzwa ubwenge, kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Kandi ubuntu bw'Imana bwari hehe? Yesu niwe watubereye urugero. Mureke dusenge kandi dukomeje kugira ngo abana bacu bagire bate, nabo babe bameze nguko uyu mukurambere wacu yatubereye urugero rwiza. Ngo nguko rero uko yagiye mu butumwa bwe, amaze gutegurwa muri buri kanya ke, ari kumwe n'abantu yakoreshaga imbaraga ze, ku bwabo abahesha umugisha imbaraga yo guhindura imwe isi yari itaragera irebeshwa amaso. Muri kumva? Nukuvuga kugira ngo ziriya mbaraga yagomba gukoresha kugira ngo ahindure isi, nta handi buriya bureze yagomba kubukura isibye iwabo mu rugo. Kandi ubwinshi cyane abuhawe nande? Ni benshi tuzi mu bagiye babaho, duhere nk'uko Mose twamuvuze ni nyina wamuhaye buriya burere. Ngira ngo muyibuka Yosefu intambara rwanyu ubwo yari mwe Egiputa, n'uburere yari yarakuye iwabo. Yesu rero nawe uburere bw'ibanze bwa kimuntu yabuhawe nande? Ngo ntibahwemaga gusoma imizingo y'iki y'abahanuzi. Urwo ni rwo shuri rya mbere ry'umwana, kandi nahangaha urufatiro rw'imibereho y'umurimo rugomba gushyirwa. Murimo murabyumva? Urwo ni rwo shuri rya mbere ry'umwana, kandi ni nahantu urufatiro rw'imibereho y'umuntu rigomba gushyirwa. Amahame yarwo agomba kwigishwa bitari mu magambo gusa. Agomba gushwa bitari hehe? Bitari mu magambo gusa. Ngira ngo muribuka amagambo Paulo yavuze ati imibiri yacu n'inzandiko zisomwa niki? Na bose mureke kutuba nk'aba mugabo witwaga Amagambo, ngo iyo wamureberaga kure wabonaga ari umugabo w'igihagararo cyiza, ngo ariko iyo wamwegeraga yagendaga arushaho kuba mubi. Ntabwo ari ishusho y'inyuma bavugaga, ni ibikorwa bye. Hari abantu ushobora gusanga nitereme mu Gifaransa bavuga ngo abantu n'abayeroka bazi kuvuga, ariko imikorere ntibihure n'ibyo bavuga. Twebwe rero hano dukeneye yayindi ngo vuga ndebe ngo rutagira ute kora ndebe rutavuga. Nicyo dukeneye. Urwo ni rwo shuri rya mbere ry'umwana, kandi n'ahantu ni ahangaha urufatiro rw'imibereho y'umurimo rugomba gushyirwa. Amahame yarwo agomba kwigishwa bitari mu magambo gusa, agomba gutanga ishusho y'ukwitoza kw'imibereho yose. Nanone mureke dusabe mu Migani twumve icyo batubwira, igice cya 6 ku murongo wa 6 tugeze 11. Imigani 6 turahera ku murongo wa 6 tugeze kuri 11. Haravuga ngo wa munyabute we, sanga ikimonyo witegereza uko kigenza, kandi ugira ubwenge. Ndikigira umutware cyangwa igisonga cyangwa shebuja. Hari abantu babaho ku isi badashobora kwitegeka ngo bagire ikintu bifatiraho umwanzuro. Murimo murabyumva? Ngira ngo mu gitabo cyitwa mu bahirwa n'ibande niho bavuze ngo dukeneye kugira imbaraga yo kwitegeka mu mitima yacu. Iyo mbaraga utaramenya kwitegeka, hari abantu usanga bariho ari umubiri utegeka umutima, ariko nyamara ngo mu bintu byose dufite mu ngingo zacu tugomba kumenya yuko umutima ugomba gutegeka ingingo zacu. Icyo gihe nibwo tuzaba turi abagabo nyabagabo batagurwa kandi bagire bate kibagurishwe. Neno hano niyo mpamvu baduha urugero rw'umunyabute. Niba uri umunyabute udashobora no kwiheza isano, ese uzagira ubushake bwo kubyuka kugira ngo wigishe abana bawe? Yesu yararaga ku musozi wa Elayono asenga kugira ngo abone imbaraga y'ibyo azagira ate, ibyo azaha bazabwiriza nk'ejo. Yagomba gukiza abarwayi,
yagomba gukora imirimo itandukanye, kandi izo mbaraga yagomba gukoresha yagomba kuba yazikuye kwande, yagomba kuba yazikuye kwa se, ngo yahoraga atonzweho n'ikime, yatanguranwaga n'inyoni kugira ngo asenge. Murimo murabyumva? Ibi byose turimo tuvuga ntabwo dushobora kwibasha tutagira umwiherero wo gusabana nande n'Imana. Ngo ndikigira umutware, ahangaha niyo mpamvu nababwiye ndi ntabwo tugomba kuba dufite umuntu udusunika ngo dukeneye umudiyakoni, ngo dukeneye umukuru w'itorero udusunika. Ese kuki iyo habayeho amatora, iyo bagiye gutora ntibareba mu bizera za kritere zose basoma ngo agomba kuba yujuje, bagomba kubireba mu bizera, ibyo bintu bigomba kuba bikurimo. Ariko gihunika ibiryo byacyo muki, kandi mwisarura kikishakira ibigitunga, kikishakira ibigidute. Ni mubyumve, kirahunika. Niyo mpamvu nababwiraga mwibuka ari amagambo yo muri Yoweli ngo doragiye gutera inzara, ntabwo ari inzara y'ibyo kurya cyangwa iki, ahubwo azaba ari inzara y'ijambo ry'Imana, kandi murimo murabibona. Ese kubera iki ubu ngubu ubukwe bwabwemereye ni ukuvuga ngo 50% y'abantu bagomba kujya muri sare bemerewe kujya mu bukwe, ya 30 yavuye. Murimo murabyumva? Ariko ikintu cyitwa gusenga ntabwo cyoroshye. Reka nkomeze. Uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe, uzakanguka ryari? Utihenga nsinzire gato nihweture kanzinya, kandi nipfunyapfunye nsinzire. Nta munyabute ugomba kuba umwana w'Imana. Ni ahantu umunyabute ugomba ku nako ntago umwana w'Imana agomba kurangwa no kuba umunyabute. Tugomba kuba turi abanyamuhati, ugakora ibintu bishaka kandi wumva. Kandi irindi banga nababwiye ko umusezerano Imana yari yarahaye Abisirayeli, yari yarababwiye ngo nibumvira amategeko yayo ngo nta cyorezo cy'indwara kizagira ute kizabageraho. Umuntu ukora nta nubwo akunda kurwaragurika, ibyo nabyo murabizi, ntabwo akunda kurwaragurika. Ibyo nabyo mu bizaturanga nabyo bizabirimo. Nuko ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi, n'ubutindi bugutere nk'ingabo. Nituba abanyamute, ingorane dufite n'ingaruka n'izi ngizi. Dukomeze n'ubundi kuri cya gitabo kuri page 401 haratubwira ngo umwana akwiriye kwigisha icyigisho cy'ubufatanye hakiri kare. Umwana akwiriye kwigishwa icyigisho cy'ubufatanye hakiri kare. Hari byinshi tugomba kubabwira abavandimwe. Ngira ngo njye nibuka kera turi abana, hari ukuntu twararaga dutaramye. Sero n'igihe twari tugezemo nabyitaga wari umuco, ukarara ubaza umubyeyi amateka, ukamubaza ibintu byagiye bibaho. Kenshi twajyaga mu buryo by'umwuka, ukarara kubwira ibisakuzo, akarara ducira imigani. Murimo murabyumva? None mureke tuve muri ibyo by'imigani, ahubwo tugende tuganire ku mateka. Umwana beho haza amateka yuko Mose yarezwe, umwana amenye ukuntu Yesu yaje muri iyi si akabambwa ku musaraba akazi n'icyamuzanye. Niryo banga rinakomeye cyane. None umwana akwiriye kwigisha icyigisho cy'ubufatanye hakiri kare. Imbaraga z'umubiri n'ubushobozi bwo kwibaza ku bintu bikimara kwirema ku buryo buhagije. Akwiriye guhabwa inshingano zo gukora umurimo, zo gukora mu rugo. Akwiriye guhabwa inshingano zo gukora hehe. Abana ntimukajye mubagira abanebwe, mujye mubatoza gukora. Ntago tugomba kubaho mu buryo tuvuga ngo tubigishe mu buryo bw'umwuka, ariko noneho bagende babiki abanebwe. Akwiriye guterwa umwete wo gufasha se na nyina, agaterwa umwete wo kwiyanga no kwigenzura, gutera abandi kwishima no kuboherereza mbere yuko abyigirira ubwe, kudapfusha ubusa amahirwe yo kwishyira mu gufasha bene se n'abashiki be nabo bakinana. Hari isomo abantu hano bahari bize biga ngo byitwa ngo ni entrepreneurship, ni ukwiga gushaka kwikorera. Iri cyigisho ndavuga ngo umuntu w'umukristo wese yagombye kwiga iki cyigisho. Ni icyigisho gikubwira ko nta saha ugomba gupfusha ubusa. Yisaha igucitse ikagenda ntabwo yongera kugira ute, ntabwo yongera kugaruka. Nta muntu rero wize icyo cyigisho ntashobora kuba umunebwe. Ndababwiye ngo umuntu witwa umugorozi wese iki cyigisho agombye kuba kimenye. Nubwo nta kikwigisha ariko muri wowe kikaba kikwigisha. Urerega dufite impano ziba mu mitima, umuntu aba atarakwigisha ariko uyifite. Akwiriye guterwa umwete wo gufasha se na nyina, agaterwa umwete wo kwiyanga no kwigenzura, gutera abandi kwishima no kuborohereza,
umuntu utera abandi kwishima. Hari abantu usanga babaho bicarana n'abandi igihe cyose akaba ari uwo kubwira undi nabi. Ntabwo tugomba kuba dufite abana bameze bati. Ahantu mwicaye cyane cyane ngurubyiruka baririmba. Ahantu mwicaye ukaba ushobora kugira umuntu wibasira uko mu wigo urumubwira nabi. Ntabwo tugomba kuba dufite imyitozo imeze gutyo. Imeze batyo. Gutera abandi kwishima no kuborohereza, kandi ibyo ngibyo ngo yugomba kubigira kuko nawe agize ate. Mbese umuntu utikunze yakunda abandi kibishoboka. Yo kwishimira no gufasha bene se n'abashiki be nabo bakinana, kwereka ubugwaneza abashaje, abarwaye n'abatagira kivurira. Uko umwuka w'umurimo w'ukuri ugenda ukwirakwira mu rugo, niko ruzagenda rutera imbaraga byuzuye mu mibereho y'abana. Baziga gushakira ibyishimo ku murimo no kwitangira inyungu z'abandi. Murimo murabyumva? Mwowe nimutekereze urwo rugo uramutse ufite urugo ngurwo ubu ufite umunezero ushimishije. Jani ukakera hari umuntu twiye turi abana. Urabizi muri Kongo uzi ko abantu bahuriraga ku ziko bakicara bashizeho igishito. Noneho umubyeyi aba yicaye hano, undi mwana yicaye hariya n'undi hariya, bakajya bafata ibishirira mu ziko bakabiterana. Ugasanga bari kurwanira ku mashyiga. Urwo n'urugero nabahaye. Noneho buri wese twese twisubira iwacu dutekereza hari umubano twa dufite. Uzi iyo umuntu aje akagusura agasanga mu rugo harimo umwuka mwiza. Nta cyigisho kirutse. Hari umuntu ubana nawe ku bantu bagiye babana n'abantu batandukanye. Hari umuntu mubana ukumva wifuza kugira imico nk'iyo afite. Nimureke rero natwe abantu batwigire. Nimureke abana bacu babera abandi umunezero. Uko umwuka w'umurimo wo kurugenda ukwirakwira mu rugo niko ruzagenda rutera imbere byuzuye mu mibereho y'abana. Bazagira gushakira ibyishimo ku murimo no kwitangira inyungu z'abandi. Nanone mureke tuze dusome mu Baroma igice cya 14 ku murongo wa 19. Muri hangana wenda umvaga ariko turagira dusoze vuba. Ngira ngo gahunda ihari nuko tubanguranya. Cumi na kane ku murongo wa 19. Abaroma 14 murongo. Nuko rero dukurikize ibihesha amahoro nibyo gukomezanya. Nuko rero dugira dute? Dukurikize ibihesha amahoro nibyo gukomezanya. Turabikeneye. Uvani mujye mureka duhumurizanye. Iyi si nubwo turimo turi mu gihe cy'ingorane n'ibibazo byinshi. Ariko iyo ufite mwene so mushiki wawe kwegera aho ugira ati humura komera. Tibuka jere umuntu nguvuge ngo ari hagije. Ese umuntu yihaza gute? Iki Imana yadushiriye ku isi niki? Muntu za mu migani igice cya 17 umurongo wa 17 havuga ngo inshuti zikundana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi hehe mu makuba. None se nitudasabana nitudakundana ngo dufatanye twunganirane, iyo utikunze cyangwa se iyo udafite abagukunda buriya no kugira ngo tugere kuri izi ntego y'ibyo turimo twiga ntabwo twarigeraho. Ariko mureke twunganirane, mureke dufatanye muri uru rugendo. Mureke nsome hano wenda turaza gusozereza mu ntambara ikomeye kugira ngo turebe uwitwa Yakobo uburyo yatubereye urugero mu masengesho. Mureke dusome hano ibihamya volume ya 5 page 328. Aravuga ngo Bibiliya itanga imiyoboro isobanutse ku birebana n'umurimo wingira kamaro wo kwigisha abana. Ese hari icyo tuzireguza? Twabuze ibyo tubafashisha. Herekana icyerekezo cya nyacyo kigera no ku gihe cyacu. Imana iri mu kuvugana natwe muri iyi minsi iheruka, kandi irashaka ko dusobanukirwa ibyivuga tukanayumvira. Muri ibi Imana yigize ute? Uyu munsi nimwumve yuko uhagaze hano ngiye kuvugana namwe. Uyu munsi ni Imana imwe irakubwira, kandi kikenewe no kugira ute? Nuko duhita tuyumvira. Ababonye ukuri
kuri cya gitabo cy'umurimo wo gukiza paje 396 niho bavuze ngo ababonye ukuri bakanatekereza ku nyungu zako kandi bakagira ubunararibonye mu bintu by'Imana bagomba kwigisha abana babo amahame aranguruye. Bakwiriye kumenyesha iby'inkingi zikomeza ukwizera kwacu. Izi nkingi zikomeza kugira ute? Kwizera kwacu. Nibyo nababwiye ngo tugomba kubaho tutarinjije. Nubwo wabona umuntu wize akiga ibintu by'isi akaba afite dogtora n'ibindi, mbese akurusha ubwenge mu zihendera warize bibiri. Kandi ngo kuva mu byane ko girute kujijuka ukabona umuntu ni dogiteri rimwe aranywa itabi, bavandi mukongere kwisuzugura, timukaje mwitinya, timukaje no kubwira ngo turabahanga niba tuzi gusobanura ibyo twizera, niba twaramaze gutandukana n'icitwa icyaha, ubundi bwe ngusaga usigare utegereje n'ubu ukaba ushoboye kwigisha wo mu rugo rwawe. Ntabwo nzi icyo ngira ngo twese dufite ubwenge kandi buri wese arumwe arumva. Nta muntu ushobora kugira inyundo ikorogoshora mu bitekerezo by'umuntu usibye umwuka wera yakiriye muri we. Ageze hepfo aravuga ngo Imana ntabwo ibwira urubyiruko kutagira ibyo bagambirira kugeraho. Ibintu by'ingenzi bituma umuntu agira icyo ageraho by'ukuri kandi akanubaha mu bandi, icyifuzo kitajegajega cyo kugera ku cyiza runaka, ubushake butananirwa, iyi mikorere y'umuhati mwinshi, ukwihangana kutaruha kibigomba gukorwa mu nkokora. Murukumva ukuntu tugomba guhatana. Iyi si turimo n'igihe gito. Nimutekereze Imana imaze kubwira Nowa ati imyaka 120 ahora yibaka inkuga ari muri makora umunsi wose ejo kongera akabyutsa. Ese muzi inkuga twe turi kubaka niyi? Icyambere no kubaka imitima yacu, tukagenda tukubaka abana bacu, twarangiza tukagenda tukubaka n'abaturanyi. Iyi ni inkuga turimo turagira. Iyi ni ya nyundo yakubitaga. Iyi jambo ry'Imana ngo yarivuzwe ni inyundo ibibwira abantu. Kubwo ubuntu bw'Imana bagomba kuyoborwa kugushikira intego ziri hejuru cyane kuruta ubwikanyize n'inyungu zabyo mwisi, nkuko ijuru riri hejuru cyane gusumba isi. Avandi mureke dutoze, ariko cyane cyane tubanze twitoze. Kandi ikintu kizadufasha kugera ku migisha Imana yadusezeraniye ni ugutandukana n'icitwa icyaha. Ni ugutandukana n'icitwa icyaha. Kandi iki cyaha ubwo tutandukanye nacyo nuko tuzaba tugize dute? Nuko tuzaba dusenga dusabana n'Imana. Ngira ngo mu magambo Nikodemu yavuganye na Yesu, yaramubwiye ati uburyo agomba kubyago bwa kabiri ngo umuyaga uhuha ushaka ngo ukabona guhuha kwawe ariko ntumenya aho uva nawe ugira ute. Mureke twemerere imbaraga yacu yo kwitegeka kugira ngo ikorere mu mitima yacu. Ndaza gusoreza ntago nagira, reka dusoma amagambo ya Yakobo. Yakobo ubwo yavaga kwa nyirarume atashye asubiye iwabo agiye guhura na mwene se. Ngira ngo abavaga indimwe mbere babitango ni bene se, niko muri Bibiliya babivuga. Yagise ubwoba, ariko ngo cyane cyane ngo ntabwo yasinziraga, ngo ikintu yatekerezaga cyane ni ku cyaha yari yarakoreye mwene se cyo kumuriganya, ngo cyatumye adasinzira, ngo bituma ngo amaze kugera mu nzira rwagati. Ngira ngo niyo ntasoma ayo magambo numva ntari kubeshya. Murebe mu gitabo cy'Intambara Ikomeye mu baje 129 icyo cyigisho cyose nicyo bivuga. Batubwira uburyo umukurambere wacu yashishikariye kugira ngo asenge kugira ngo Imana imubabarire icyari yakoreye mwene se. Niho marayika yaje agundagurana nawe ngo yanga kumurekura atamuhaye iki. Nguko nababwiraga uko Yakobo yashishikariye no gusenga kugira ngo Imana imubabarire icyari yakoreye mwene se Esawu. Ngira ngo ibyo bitwigisha uburyo tugomba gushishikara kugira ngo twigishe imiryango yacu kandi tube intangarugero yaho dutuye. Turasoma ku paji ya 132 Intambara Ikomeye uburyo Yakobo yaraye asenga ijoro ryose kugira ngo imubabarire icyaha yakoze. Yakobo amaze kohereza ab'umuryango we kugira ngo bataza gutahura umubabaro we, asigara wenyine atakambira Imana. Yicuza icyaha yakoze kandi ashimira Imana imbabazi imugiriye kandi yicishe bugufi. Asaba gusohorezwa amasezerano n'Imana yasezeraniye ba sekuruza, na Imana yamusezeraniye ubwe mwiyerekwa ijoro ubwo yarageze i Beteli, ndetse n'igihe yari mu gihugu yahungiyemo yarageze mu ngorane mu mibereho ye, yari ageze ahakomeye mu mwijima ari wenyine, akomeza gusenga kandi yicishe bugufi imbere y'Imana. Ahangaye ikintu cyari kimubabaje cyane ni icyaha yari yaragize ate
yari yarakoreye mwene se. Ngira ngo icyigisho turimo twiga ni cyerekeye uburyo tugomba kubana n'imiryango yacu mu mahoro kandi mu buryo dushobora kubasenga kandi dukomeje nk'uko yarayatakamba ijoro ryose kugira ngo Imana imubabarire icyaha. Yibwiraga ko ari umwanzi uhiga ubugingo bwe. Ako kanya yumva ikiganza kimufashe ku rutugu kubera kwa gusenga. Muzajya mwumva amagambo abantu benshi bagiye bajya gusenga Imana nka Daniel ubwo aratangiye gusenga kubera Imana akora kwicuza arafite mu mutima. Irazira mwegera irangije aramubwira uti ugitangira gutakamba isengesho ryawe ryaje ringeraho. Aha ngaha nawe amaze gusenga maze Imana imaze kumva uko yasengaga marayika araza amufata yeye amufata ku rutugu. Turi ku page ya 302 intambara ikomeye. Aka kanya yumva ikiganza kimufashe ku rutugu yibwira ko ari umwanzi uhiga ubugingo bwe. Nawe tekereza ugiye gusenga mu mwijima nijoro uri wenyine wajya kumva ukundi umuntu aragutunguye agukozeho. Ariko tuzirikana iki icyari kimujyanye uko kwiherera kugira ngo asenge ni icyaha yagize ate ni icyaha yari yakoze. Ngira ngo ikigisho twigaga cyavugaga ngo iki kugira ngo umuryango ubeho ugize ute. Niyo mpamvu dushaka gufatira kuri Yakobo uburyo yari yasenga kugira ngo Imana imubabarire icyo cyaha yari yakoze. Nuko agitangira gusenga maze marayika arazagira ate amukora ku rutugu ngo ako kanya yumva ikiganza kimufashe ku rutugu yibwira ko ari umwanzi uhiga ubugingo bwe maze mu mbaraga z'ubwihebe yara asigaranye akirana n'umuntu mu rukerera wa mushyitsi yerekana imbaraga ze zirenze iza muntu. Akora ku nyonga yitako ya wa munyambaraga ararabirana. Wa munyambaraga mbese izo mbaraga zarize nizo mu maboko ni imbaraga arafite zo gukirana na marayika. Ahubwo n'ijoro ryose tekereza mu mugoroba yari yatandukanye n'umuryango we ajya kwiherera kugira ngo asenge Imana imubabarire icyaha yakoze. Uku ndiko natwe tugomba gusenga kugira ngo tube dufite ingo zishimishije zishobora kutubera umunezero ndetse zikabera umunezero n'abagize ute cyangwa zikababera umugisha. Abagoza amarira y'ingingo ubwo bari bahanganye amufashe ku gikanu. Yakobo amenya ko ari marayika w'isezerano bari bahanganye. Nubwo yacumbagiraga kandi afite uburibwe bukabije Yakobo ntiyatezutse ku mugambi we. Yarababaraga kandi yararibwaga. Yari amaze igihe ari mu majune yishinja kandi aremerewe n'icyaha cye. Nicyo cyari gitumye agera mu gutakamba. Izo ni ingaruka z'icyaha iteka ryose. Noneho yashaka kumenya neza adashidikanya ko yababariwe. Nicyo kintu yari akeneye kumenya. Uwo mushyitsi wari uvuye mu ijuru yari hafi kumusiga ariko Yakobo aramugundira amusaba kumuhesha umugisha. Marayika aramubwira ati ndekura ngende kuko bugiye gutandukana. Nyamara uwo mukurambere avuga akomeje ati singure kurakeretse umpaye umugisha. Mbega ibyiringiro mbega gushikama no kwihangana bigaragara hano. Izi nizo mbaraga dukeneye. Tugomba kurara dusenga kugira ngo imiryango yacu imere gite ibeho neza. Mbega gushikama mbega kwihangana bigaragara hano. Iyo biza kuba ubwirasi n'amagambo yo kwishyira hejuru Yakobo yari guhita arimbuka ako kanya. Ariko yarishingikirije ku isezerano ry'uko uwatura intege nkeze kandi akumva adashyitse yiringira imbabazi z'Imana akomeza isezerano. Bavandimwe rero icyo twari tugendeye nugira ngo tumenye kwifashisha amagambo ya Yakobo nugira ngo turebe ahantu Yakobo yakuye imbaraga. Uyu munsi natwe tugende tumenye iryo banga kugira ngo tube dufite ingo zishimishije tubashe kurera abana bacu tubumugisha kuri bo kandi tubumugisha no kubadukikije. Bavandimwe rero mureke twishyire mu biganza by'Imana kandi turarika umwuka wera kubasha kubidushoboza. Ubwo Yesu agiye kwerekanwa twese uko turaha ndetse n'abari ahandi bakomeje kudukurikira tukazahurira mu bwami bwo mu ijuru. Nibyo mbifuriza nanjye nifuriza mu izina rya Yesu. Amen. Yesu n'urugero rwiza rushimwa yakoze imirimo myinshi itangaje intumwa ze nazo bari kumwe arazibwira ati munyigireho mubwiriza abantu ubutumwa bwiza ngaho muje mu mahanga yose. Mugenda se mubwirize abizera Yesu bose bazakira.
bazakizwa abagutumwa bazabarenganya basezeraniye kubaneshereza intumwa zakoze umurimo mwiza zakizaga indushyi n'abarwayi zaritanze zimena amaraso barahamya ntibagamburura kuko bapfuye bazira umwami Yesu babikiye ubugingo buhoraho mugende hose mubwirize abizera Yesu bose bazakizwa abanze ubutumwa bazabarenganya basezeraniye kubaneshereza ngaho torero duhaguruke tubwirize ubutumwa buheruka bubwira abantu kwihana ibyaha byabo tuba amatabaza ahora amurika tuba urugero rwiza mu isi y'icyaha kuko Yesu agiye kugaruka mugende hose mubwirize abizera Yesu bose bazakizwa ubutumwa bazabarenganya basezeraniye kubaneshereza mugende hose mubwirize abizera Yesu bose bazakizwa ubutumwa bazabarenganya basezeraniye kubaneshereza